arambwira ati aya mafaranga ndashaka nyine uyafate noneho ujye wishyura abantu basa nkaho nyine ari aba superstar mubasha kuba mwakora ibiganiro. Ndavuga ati aya mafaranga ni makeya kuba wakwishyura umuntu w'umusuperstar biterwa na hit afite uko ingana. Arambwira ati wowe ibu yafashe ngiye kubanza mushakire abantu bakeya b'ibyamamare murakorana kugira ngo tubanze tuboostinge nyine channel yacu ibanze igire audience ishimishije. Numva ni igitekerezo cyiza kandi nawe warabyumvishe utumva ko nyine ari igitekerezo cyiza. Niba umuntu atangiye kuba yavuga ati nyine ashaka kurwanira uburyo nyine account ya boostinga ikagera ku rwego gusa nko ruri hejuru, urumva nyine icyo gihe numvishe ari byiza. Ndavuga ati rwose uyu muntu aziye mu gihe. Ntabwo byatinze amafaranga nyine nkuko nayo mbabwiye yarayamaye. None ambwira ko agiye gushaka Nzovu na Yaka. None ngiye mwumva nyine nkajya mubwira ati Nzovu na Yaka bamaze kuba popular cyane, ahubwo njye sinakuntu twebwe twakwiremera tala zacu. Urumva tala zacu nkuko nyine n'abambere baje bakarema tala za ba Yaka ndetse n'abandi bose muri rusange. Arambwira ati oya reka duhere kuri tala zisa nkaho zakozwe, ibyo kurima izacu bizabiza nyuma. Gusa nyine iyo ngingo ntabwo twabashije kwiyumvikanaho neza kuko nyine numvaga washaka nyine kuko nyine hari igihe usanga umuntu hanze afite tala za hatari ariko wenda yarabuze nk'ahantu azinyuza, cyane cyane nk'abantu usanga batuye mu cyaro. Hari igihe usanga abantu afite impano ya hatari ariko bitewe n'uko nta muntu umwegera ngo ashiture iyo mpano ugasanga akomeje kuyiryamana. Namaze nk'ukwezi n'igice na uploading ibiganiro ari byo ngibyo ndimo byo gutunganya studio neza byose bikarangira. Noneho azatera kumiriza andi mafaranga agera mu 300. Arambwira ati ano mafaranga yafate. Urumva ngiye ngiye kugenda muri Kenya nanone muri business zanjye, nzaguhamagara hari umuntu uzayaherezaho makeya mugakorana ikiganiro w'umuhanzi ahangaha mu Rwanda. None ndavuga ati nta kibazo. Ibyo ngibyo harigenda kubitamo nk'ibyumweru 2 atari yamvugisha. Noneho kera kabaye inza kubona account yanjye nyine basa nkaho nyine yatangiye kujya ya uploadingaho ibintu bitandukanye n'ibyo ngiyewe nari nafashe nka content. Inza kumpamagara ngo ati se grand frère wanjye ko mbona ibintu tangiye kubishyira ku rundi rwego, tangiye kujyishyiraho ibintu bitajyanye n'ibyo twagombaga gukora mu mushinga wacu. Anjya niyansubiza nagera kubona ko ibintu byatangiye kuba ibindi, gusa sinabitindaho. Ndavuga ati buriya wasanga nabyo ndabiri mu bintu yapanze. None arambwira ati wowe rinda uruhu rwawe ukoresha amavuta akorwa n'inzobere zo muri Afurika y'Epfo bifashishije ibinyabutabire by'umwimerere Bio Oil. Tubafitiye Bio Oil Skin Care Oil arinda umubiri wawe amaribori n'uburyaryate bw'inkovu ntizikomeze gukura cyangwa kubyimba. Bio Oil Body Lotion yongera uruhu rwawe umucyo n'ububobere. Bio Oil Dry Skin Gel amavuta arinda uruhu rwawe kumagara kandi yoroshye kuyisiga. Aya mavuta yose azanwa mu Rwanda na Kifarma, mwayasanga muri farumasi zose mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0785 717 158. Yes, reka musoze kandi mwifurize ibihe byiza wowe ukwishyiranye TV3 Rwanda. Nizere ko umeze neza, nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza, kandi utameze neza ndagukomeza ndakubwira ko iyi sutoma niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Bityo nk'uko nahereye mbere mbibabwira, nk'uko n'ubundi nkomeze kugenda mbibabwira, burya mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima niyo mpamvu ya mbere ikomeye ituma tugomba gushimira Imana. Bityo kugira wemere ko ugomba gushimira Imana iteka ryose, nuko wasura ibitaro ukareba imbabare zirimo nibwo tuvuga ati mba ngende muzima pe, ngende muzima. Nta mpamvu yo kugira ngo numve yuko ubuzima busa nkaho bwandangiriyeho, ahubwo iteka ryose mba ngomba gushimira Imana uko bwije ndetse n'uko bukeye, kuko hari benshi baryama ntibabyuke, hari benshi babyuka bakirirwa ariko bikagera ku masaha yo ku mugoroba barangije gusubira kwa Nyagasani wabo.
bityo rero twebwe turacyari bazima, turacyashimira Imana iracyakomeje kudutiza imwe mu ngingo zitandukanye z'umubiri, bityo rero reka dukomeze dushimire Imana kuko nibyo bya mbere muri ubu buzima. Bityo rero nk'uko mubibona ndi hano kugira ngo mbashe kuba nababwira, kuko maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha kuri WhatsApp ndetse no kuri Instagram nk'ibisanzwe, abashuti banjye, abakunzi ba TVT Rwanda muri rusange bagenda bambaza ese ko mperuka kubabwira yuko channel yaje gusibwa na YouTube mu buryo bwa burundu byaje kugenda gute, kubera ko ari abantu batandukanye kandi benshi urumva kugenda nsubiza umuntu umwe ku giti cyiwe ntabwo byapfa gukunda. Niyo mpamvu navuze ati reka nze nkore video ngufi yabyibuze isobanura uko byagenze kugira ngo buri wese abashe kumenya uko byagenze, kuko hari n'utabimbaza kandi wenda akeneye kumenya uko byagenze. Niyo mpamvu ngiye gukora ino video isobanura uko byagenze, uko byatangiye, kugira ngo buri wese mu bakunzi ba TVT Rwanda ndetse n'abakunzi banjye muri rusange babashe kuba bamenya ati byaje kugenda gutya. Niyo mpamvu nafunguje indi channel nshyashya. So rero nizingiye magambo nanjye uko byagenze, nyine uko mubizi buri bikorwa byose hari igihe habamo kuba hazamo umushoramari agashora mu bintu ukora, mukajya mwumvikana ko hari inyungu yajya afata mu buryo bumwe. Rero hari uwo nakwita umushoramari waje nyine ambwira uburyo ki nyine yabonye ibikorwa byanjye abona nyine ni byiza, abona ko byibuze ngerageje kugira audience nubwo atari nyinshi cyane ariko igerageje ko biri. Ambwira ko yifuza kuba yashora amafaranga, none ibikorwa byanjye nkasa nkaho mbyaguye, nabikora nyine mu buryo busa nkaho buri professionally nkurikije uko bwa mbere nabukoraga. Yaje kubinganiriza ndabyumva, numva ni igitekerezo cyiza. Ndavuga ati business zose nta muntu wanga yuko abonamo abafatanyabikorwa bamugira inama, bakamwereka ibyo yakora byiza kurushaho. Bityo ntabwo byatinze twaje gutangira umushinga, ariko mbere ko dutangira umushinga nabanje kumubaza ati se uruhare rwawe ruzaba uruhe? Arambwira ati uruhare rwiwe we azashoramo amafaranga menshi gusumbya ayo nshoramo, ariko amafaranga azazavamo mwemereye ko azazafata 40 none njye ngafata 60. Urumva nakuzuyaza kubera ko n'undi nanjye nifuza umufatanyabikorwa. Nahise mvuga ati nta kibazo twabikorana. Ambwira ako noneho mutamubaza ati none se urateganya ko washoramo nk'ibiki kugira numve ko izo 40 byibuze zaba zihwanye n'ibikorwa nyine wanshoyemo. Arambwira ati nyine ukora ama interview atandukanye ku bantu nabo batandukanye, none ndashaka dukore nka studio noneho ku bantu bazi nyine ibintu by'ama podcast. Nyine studio ziba zubakitse, microphone zihoramo ndetse na kamera zihoramo, ku buryo nyine mwebwe utumira umutumirwa none akaza muhita mucana, muhita mutangira mutiwe mujya mu bintu byinshi, nyine mukora ahantu hamwe hadahinduka, ariko nyine hari ama design aranga iby'icyo kiganiro mukora. Aje kubimbwira numva ni byiza, kuko nanjye icyo gitekerezo nari ngifite mu gihe kiri imbere, mvuga ati nshaka kuzakora ibintu bimeze gutya. Nahise numva ko ari ibintu byiza cyane, noneho inza kubyemera. Ndavuga ati nanjye n'ubundi icyo gitekerezo nari ngifite. Ku ikubitiro rero ebana yamaye amafaranga 417. Arambwira ati aya mafaranga ndashaka nyine uyafate noneho ujye wishyura abantu basa nkaho nyine ari aba superstar, mubasha kuba mwakora ibiganiro. Ndavuga ati aya mafaranga ni makeya kuba wakwishyura umuntu w'umusuperstar, biterwa na hit afite uko ingana. Arambwira ati wowe iba yafashe ngiye kubanza mushakire abantu bakeya b'ibyamamare murakorana kugira ngo tubanze tuboostinge nyine channel yacu ibanze igire audience ishimishije. Numva ni igitekerezo cyiza, kandi nawe warabyumvishe utumva ko nyine ari igitekerezo cyiza. Niba umuntu atangiye kuba yavuga ati
nyine ashaka kurwanira uburyo nyine account ya boostinga ikagera ku rwego rusa nkaho ruri hejuru. Urumva nyine icyo gihe numvisha ari byiza, ndavuga ati rwose uyu muntu aziye mu gihe. Ntabwo byatinze amafaranga nyine nkuko nabibabwiye yarayamaye, none ambwira ko agiye gushaka Nzovu na Yaka. None ngiye mwumva nyine nkajya mubwira ati Nzovu na Yaka bamaze kuba popera cyane, ahubwo njye nakuntu twebwe twakwiremera tara zacu. Urumva tara zacu nkuko nyine n'abambere baje bakarema tara za ba Yaka ndetse n'abandi bose muri rusange. Arambwira ati oya, reka duhere kuri tara zisa nkaho zakozwe, ibyo kurima izacu bizaba biza nyuma. Gusa nyine iyo ngingo ntabwo twabashije kuyumvikanaho neza, kuko nyine numvaga twashaka nyine, kuko nyine hari igihe usanga umuntu hanze afite tara za hatari, ariko wenda yarabuze nk'ahantu azinyuza, cyane cyane nk'abantu usanga batuye mu cyaro. Hari igihe usanga abantu afite impano ya hatari, ariko bitewe n'uko nta muntu umwegera ngo ashiture iyo mpano, ugasanga akomeje kuyiryamana. Rero mu buryo bwo kutagorana naje kubyemera, ndavuga ati nta kibazo, wowe ugenda uvugisha Yaka ndetse na Nzovu, nta kibazo, bazaza dukore ikiganiro. Yaragiye arabavugisha turemeranya rwose. Barabakobera nubwo banagoranye, n'amafaranga baduciye ni make cyane nkurikije wenda n'ibikorwa wenda bamaze kubaka ngaha mu Rwanda ku bintu bijyanye na YouTube. Baduciye amafaranga make cyane, si ngombwa wenda ko nakwibenya babwira, ariko gusa ntago ari amafaranga natekerezaga yuko nyine baduca. Tuza kubyemeranya, ibyo ngibyo birarangira. None tuza no gukorana ikiganiro, ariko ikiganiro twaragikoze, uwo mushoramari aba ari we ugifata, aragifata, ariko ni njye wagikoresheje Yaka Nzovu. Aragifata arambwira ati noneho we ngiye kubanza mbyeditinge neza. Urumva ngiye kubanza mbyeditinge neza, nimbisoza nzabiguhereza ubyuploading. Nyine nkajya numva atangiye kujya amvanga cyane, ariko nkavuga ati nacyo reka nze ndebe kuno kwezi kwa mbere ibyo turaza kuba dukoze. Byabaye aho nyine akomeza kujya ampereza amafaranga yo kugura ibikoresho nkabigura, kuko yaje mfite kamera imwe, maze kugura kamera none nasingure indi kamera ya kabiri, ngora n'akandi gatoya gasa nkaho ari akadigitali gatoya nyine katari kanini cyane, ntabwo yuko nyine kadakora ibintu bihambaye. Urumva ko nyine ntabwo navuga ati mbona ko ni kamera, ariko nyine ni kamera yego, ariko uburyo ikora ntabwo yakora ibintu bimeze fresh cyane. Ibyo ngibyo bibaho ngaho, ndavuga ati uno muntu urimo aragura ibikoresho akanabimereza, nanambwira ati wenda ngo gutya na gutya, akabimereza bikaba ibyanjye. Ndavuga ati n'umuntu rwose utamwizeye sinzi ikindi kintu waba ushaka. Abarambwira ati none se ko ubona n'ubundi ngewe akenshi ntabwo ndakunda ndi mu Rwanda, kandi nshaka kugira uruhare kuri channel yawe, nakumereza Gmail account yawe ndetse na password, none nanjye nkajya mbasha kuba nareba uko ibikorwa birimo biragenda bya account, nyine kubijyanye n'amafaranga nyine aba yinjira. Umva nakuzuyaza rwose, habe no kubitekerezaho cyane, kubera ko urumva uwo muntu yaramaze kunyica mu mutwe. Ese vuga ati ebana, reka tubikore nta kibazo. Muhereza Gmail account yanjye ndetse na password, ndayimuhereza, turakomeza turakora. Noneho ahita ambwira ati noneho ubu ngubu ikintu tugezeho ni cyo gukora podcast. Arambwira ati wowe genda mu mujyi, urumva ngiye gushaka inzu tuzakoreramo. Urumva inzu nari nabonye icyumba hari mu nyubako yo kwa Makuza, ariko nsanga kirahenze cyane. Ndavuga ati iki ngiki ntabwo twagikoreramo ngo bikunde, bitewe n'uko hari umuntu bagitangira akavuga ati se ninangira dukoresha amafaranga menshi cyane, wenda umushinga ukazamfubana. Urumva hari igihe nzasubira down cyane, nkavuga ati ahubwo reka nze nshaka icyumba cya makeya aricyo nangiriraho. N'ubundi ushobora no gushaka n'ahantu hasa nk'aho atari heza cyane, ariko bitewe n'ukuntu uba urahataka muri studio, ugashyiramo amastika, ugashyiramo nyine buri kimwe, hahita haba heza cyane. Ku bantu bazi nyine ibintu byo mu studio mo indani, hari ukuntu usanga wenda ibikuta atari byiza, ariko bitewe n'ibintu mwahatatse bigahita biba byiza cyane. None naje gushaka inzu hariya mu mujyi. Urumva naje gushaka inzu hariya mu mujyi,
tuyishyura amafaranga 250. Noneho nyiraho arambwira ati kubera ko nase mubwira ati rero amafaranga yose ntabwo ndaguhera icyarimwe, ngiye kubanza mvugane n'umuntu wanjye numve wenda ngo twafata igihe kingana gute muri iyi nzu yawe. Ibyo ngibyo biraba. None ndamuvugisha arambwira ati no wowe iba umuhaye avance, nzabanza nze icyo gihe yari ari muri Kenya, nzabanza nze ndebe ukuntu hameze tubone kumuhereza andi asigaye, cyangwa n'ibyanganye uko nyine tuzaba duhombye, wowe iyo avance wimuhaye kugira ngo atazayihereza undi muntu. Ibyo ngibyo rero byarabaye, avance ndayimuhereza, muhereza avance 50. urumva twadusigaje 200, kandi byibuze yaratubwiye ko tugomba kumwishyura hejuru y'amezi 3. Ibyo ngibyo nabyo nari nabisobanuriye uwo mushoramari, arambwira ati nta kibazo cy'amafaranga rwose gihari. Ndavuga ati nta kibazo cy'amafaranga gihari, ibintu birimo biragenda 5 kuri 5. Yaje kuva muri Kenya, araza mujyana ahantu, icyo cyumba nari nakibonye, arabireba mbona nyine nagatangiye kubishima, ndavuga ati buriya nyine wasanga nahisemo ahantu hatari heza hamunyuze. Mubwira ko hari ahandi hantu nabonye mu nyubako yo kwa Makuza ariko nyine hejuru, ndavuga ati hejuru rero kuhagera hari nk'abantu badakunda gukoresha elevator, urumva icyo gihe uba ubagoye mu gihe ari abatumirwa bawe. Numva ari kubyumva, ibyo ngibyo byatinda, yishyura uwo murandirodi amafaranga y'amezi 2, yamwishyuye amafaranga 500. Numva nabeshya, ndetse mbona ko umuntu ari seriye cyane ku rwego ntatekerezaga. Ibyo ngibyo birabaye. Noneho icyo gihe cano rwose nahise mera nkaho n'ubundi ibaye niye rwose, nkajya urumva nyine icyo gihe nari naramuhaye username na password abasha kuyikontorora nyine nk'aho ari nyirayo byose. Noneho yari n'umuntu w'umupapa w'umubyeyi mbona nyine mwizeye, atapfa nyine kuba nyine yanenguha. Ubwo nyine kwizera umuntu cyane atari byiza, ariko wenda bitewe n'ibintu yari yankoreye nari namwizeye cyane rwose. Kuvugana n'umuntu ari seriye, ntabwo ari ibintu byo kuza aje kumpapira. Icyo gihe nyine murabizi ko namaze nk'ukwezi n'igice na uploading ibiganiro, ari byo ngibyo ndimo byo gutunganya studio neza, byose bikarangira. Noneho aza atera kumiriza andi mafaranga agera mu 300. Arambwira ati ano mafaranga yafate, urumva njyewe ngiye kugenda muri Kenya nanone muri business zanjye, nzaguhamagara, hari umuntu uzayaherezaho makeya mugakorana ikiganiro w'umuhanzi ahangaha mu Rwanda. Urumva ndavuga ati nta kibazo. Ibyo ngibyo haragenda kubitamo nk'ibyumweru 2 atari yamvugisha. Noneho kera kabaye inza kubona account yanjye nyine basa nkaho nyine yatangiye kujya uploadingwaho ibintu bitandukanye n'ibyo ngiyewe nari nafashe nka content. Inza kumpamagara ngo ati se grand frère wanjye ko mbona ibintu tangiye kubishyira ku rundi rwego, tangiye kugishyiraho ibintu bitajyanye n'ibyo twagombaga gukora mu mushinga wacu. Niyansubiza, ntangira kubona ko ibintu byatangiye kuba ibindi, gusa sinabitindaho. Ndavuga ati buriya wasanga nabyo biri mu bintu yapanze. None arambwira ati wowe tegereza ninza nzaza mwereke impamvu nabikoze. Noneho icyo gihe akimara kubimbwira haciyemo nk'iminsi 4 aba agarutse n'ahangaha mu Rwanda. None araza arambwira ati rero wowe account yawe, urumva nshaka tuyo tuvanga ibintu, dushyireho ibintu bya politike, ibintu bya nyine muri rusange nyine nk'ibingi. Kubera ko ati urabona ibintu bikora muri DRC ni ibintu bifite watch time zihagije ndetse na views. Ndavuga ati sibira bintu ko ngiye ntabishobora kujya kubwira abantu ati ngo ibi ngo zawaza rendo ngo nazakika, uko ngiye ayo makuru nayo mfite usibye kubireba gusa nyine byabaye byarangiye. Batse nzaza mbikora gute ko nabo ngiye kubisha Abanyarwanda. Arambwira ati ibintu bya wazarendo uzabishobora, uzaza rero ibyo abandi wakoze ubyumve maze nawe ubirecording. Ndavuga ati umva rwose ibyo bintu sinabishobora, keretse wenda niba wowe uzaza ubirecordinga ukabima tukabya uploadinga.
arambwira ati nta kibazo, ndashaka uburyo ki najya mbikurikirana cyangwa nshake umuntu abikore abingurishe tubyapulodinge. Ndavuga ati iki cyaba ari igitekerezo cyiza, ariko ashobora kubikugurisha we ubwe nyine akabikugurisha ariko yabanje kubishyira kuri YouTube imbere yawe. Urumva icyo gihe hari igihe bihita biba copyright, ugasanga YouTube iraguhanya yuko warenze ku mategeko yayo. Ibyo ngibyo birarangira, turabyemeranya uburyo ki bigomba kujya bigenda. Noneho biza kurangira hashize nanone nk'ibyumweru nka 2 account yanjye mbona YouTube iranyandikiye ati account yawe twayiri nyine YouTube yamaye email igaragaza ko ari njye wasibye YouTube channel yanjye. Mpita muhamagara batse ko channel yanjye mbona nyine mwayisibye, byagenze gute? Arambwira ati rero ntabwo channel yawe nayisibye mbishaka, ahubwo sinzi ibintu naje ndimo ndakora iba irere mu vinzi mu buryo nyine bwa burundu. Nyine akibimbwira numvise nyine nsa nkaho nyine bimbabaje cyane, nkumva nyine ntabwo ndimo ndabyumva neza ukuntu nyine channel yanjye nyine bayisibye kandi yari itangiye kujya imereza amafaranga. Urumva ndavuga ati maze igihe kirekire ibintu ndimo ndabyubaka, ntabwo ibintu byashoboka yuko channel yanjye bayisibye. Noneho njya kuyisacinga nkabona ntabwo nyine ndimo ndayisacinga ngo nyibone, ahubwo nayisacinga nkibonera ibindi bitandukanye nayo. Mbamagaye umugore wiwe ndavuga ati se nibiki mwankoreye ko mbona nyine mwantengushye? Ubwo arambwira ati ibyo bintu mushaka kumukiramo byanyu ntabwo nzi ko byatangiye, gusa ngiye ikintu nakubwira ni uko umugabo wanjye ashobora kuba yabikoze ku bushake, ariko ku bushake mvuga ashobora kuba atarashatse kuba yayirimuvinga, ahubwo yashatse kuba yayigukuraho burundu ikaba iyiwe. Ibintu ndabyumvishe numva nayo nyine bitangiye kuba amayobera. None nkajya muhamagara akakunyitaba, namwandikira kuri WhatsApp nansubize. Ndavuga ati se bimeze bite, birimo birapfirahe? Urumva nyine icyo gihe yari yaranagiye no hanze. None inza kwegera umushuti wiwe nyine bakunda kugendana, nyine ndamwinjirira gake gake amubwira uko byagenze. Arambwira ati akonte ukuntu byagenze rero, yaraje arambwira ati tuyigukureho tuyimushyireho we nyine burundu, nyine wowe ikuveho. Noneho tuza kubikora nabi bitewe na huti kugira ngo dufatane amasaha nyine wowe ukiryamye, kugira utaza kuza kureba notification kuri telefone yawe zo kubyuka nyine twarangije kuyigukuraho byanarangiye gutyo. Ndavuga ati rero ubwo hari gutyo byagenze, numva nyine birambabaje, ako ndavuga ati buriya ngomba kwemera nyine igeno ry'Imana, ngo ni gutyo byagenze, hari impamvu byagenze gutyo kandi ubundi nta kintu na bundi nabihinduraho. Soko bishye nyine byarambabaje, ariko se nyine wababara bikazagenda gute? Ubundi agenda kanjye ubundi nta kintu kari guhindura. Nza kubyumva nyine ko gutyo byagenze, birarangira nyine ndavuga ati nta kundi ko nyine ntabwo iyo ngibi byari ibyanjye, n'ubundi niko byari kugomba kugenda. Ubwo nyine iyi niyo mpamvu nyine yabayeho, n'ubundi gutyo byari kuzagenda, account nyine mbanyoboze gutyo. Birarangiye gusa nyine nuko nyine mubibona kuri na account yindi nshyashya naje nyine kuba na creatinga indi ariyo yingiyi. Mbasaba nyine kuba mwakora subscribe, mugakora share, ndetse nyine mwareba ko nakongera nyine kuba nazamuka. N'ubundi kuzamuka kwanjye kwashize, n'ubundi ni mwebwe mwana mwabimfashijemo, n'abandi mwebwe, n'ubundi ni mwebwe abantu banjye, ni mwebwe nizeye ko n'ubundi no kuri account nshyashya muzabimfashamo, kandi ndabyizeye neza ko bizagenda neza kubera Imana. Buryo byose hamwe n'Imana buri kimwe cyose kirashoboka. Icyo twe nk'abantu tuba dusabwa ni gushyiramo ubushake, tugategereza ko igihe cyacu kigera, natwe Imana ikabasha kuba yaduhereza ibyo twayisabye. Bityo rero uwo urimo ureba kino kiganiro cyanjye, reka nze ngushimire umuhati wafashe wo kumva kino kiganiro cyose ukakirangiza. Musaba ko wakora like ndetse ugasiga na comment umbwira icyo nazongeramo
ntakoraga ubutaha, niba wenda ubona nakongeramo ibiganiro bya politiki, iby'imikino ndetse muri rusange, ukabasha kuba wabinyuza muri comment. Bityo rero reka ndabashimire, ndabakunda cyane, n'umuryango mugari wa TV3 Rwanda turabakunda cyane.